Uyu munsi wa none tugiye kwiga ukuntu umuntu ashobora gukoresha imbuga nkoranyambaga ukazajya umenya umwanya wazimazeho, ukamenya kumanaginga igihe wamazeho. Cyane cyane ko hari nk'abantu baba bafite nk'abana mu rugo. Iri somo rirareba ababyeyi cyangwa se abantu bagira aho barindira abandi gukoresha cyane imbuga nkoranyambaga, kugira ngo ujye umenya ibyo umwana wawe areba cyangwa se umenye ibyo umugabo wawe areba cyangwa ibyo umugore wawe areba. Ndagira ngo nkwereke ko hari ahantu muri telefone ugomba kujya ukareba umwanya umuntu yamaze ku mbuga nkoranyambaga. Nongera kubibutsa ko mutagomba kwibagirwa gukora subscribe, mugakora share, mugakora no ku nzogera kugira ngo tugomeze tubane mu biganiro bya buri munsi. Nta kundi, reka dukurikire isomo uko rigenda ritangira. Bwa mbere na mbere, niba ushaka kumenya uko umuntu yirirwa ku mbuga nkoranyambaga, ukamenya igihe amara ku mbuga, ndagira ngo urebe. Twagiye nk'uko bisanzwe, uraza muri setting, winjira muri setting ya telefone yawe. Numara kugera muri setting ya telefone yawe, umanuke uze hano hasi, uze aha hasi uhafungure. Noneho ahangaha niho hantu ugomba kumenya umwanya umuntu amara ku mbuga nkoranyambaga, ukamenya uburyo azikora. Nyuma nzabereka n'isomo ry'ukuntu hari imbuga zimwe na zimwe wagenda uhagarika, umuntu yazajya aba agiye kurufungura atarugenewe, yafungura akajyaho, atabigenewe bikanga muri telefone. Nongere mbereke ukuntu umuntu ushobora kumanaginga imbuga z'umuntu wawe arimo kureba, wowe waba udashaka ko abireba, ugahita ubibona kuri telefone yawe ukabihagarika ibyo bintu ntabirebe. Dore rero ahantu bizingiye, murabona ahangaha aha hose muri iki kiziga, ibi nibyo byerekana umwanya ngewe nkoresha telefone yanjye, uko nyikoresha. Dore nk'uko mwabibonye, mwinjira muri setting mugakomeza kugira ngo mugeremo hano. Sasa ni ukuvuga ngo ngewe urubuga rwa mbere nkoresha kurusha izindi, nkoresha Instagram ngiyi hano. Murayireba Instagram ni ukuvuga ngo ninshaka kureba igihe nyimaraho, ndakoraho ihita ifunguka. Ngiye ahangaha, ihita inyereka ko, ni ukuvuga ngo ubu ngubu turi saa 5:56 kuva mu gitondo, kuva bwacya maje kuyikoresha igihe kingana nk'isaha 1:08. Instagram iyo ni Instagram. Noneho ni ukuvuga ngo urundi rubuga nakoresheje cyane kurusha izindi, nakoresheje WhatsApp ngiyi hano. WhatsApp nayo ndakoraho ifunguke. Kuva mu gitondo kugera ubu ngubu maje kuyikoresha iminota 22. Noneho izi zose, iyi ni vidimenti nayikoresheje iminota 14. nayigiyeho ndimo kudownloadinga utuntu. Ino ni Chrome ni ishakiro. Hari abakoresha Chrome, hari abakoresha Opera, hari abakoresha Google. Naho dusakingira. Aha naho namaje kuhakoresha iminota 12 kuva bwacya. Bivuze ngo urubuga rwangiza imbata kurusha izindi ni ino Instagram yangiza imbata kurusha indi, kuko urabona umunsi wose niyo mba nakoresheje cyane. Ni ukuvuga ngo ariko hari ikindi kintu nshaka kubabwira yuko ntabwo kuba nkoresha zino ntabwo bivuze ko nakoresha n'izindi mbuga, kuko urabona ko na Twitter ndayifite kandi Twitter mba nayikoresheje nayo cyane, ndayikoresha cyane. Ariko Twitter y'uburyo mba nayikoresherejemo, akenshi na kenshi njyaho nafunguye notification nkareba ibintu nkahita mvaho. Urabona Snap ndayifite, ariko izo ntabwo ari imbuga zangiza imbata cyane. Urubuga rwangiza imbata cyane kurusha izindi ni ino Instagram niyo nkoresha cyane. Rero ubutaha nzabereka isomo ry'ukuntu umuntu ashobora gufata zino mbuga zamugize imbata, ukaba ushobora kurubloka, ukazajya ujyaho, ukajyaho wenda nk'umunota umwe. Umunota wagera ugasetingamo wenda nk'umunota umwe, umunota wagera ntiwongere gufunguka, rukongera gufunguka nyuma y'amasaha 24. Iyo ushaka ko urubuga rutakugira imbata, hari uburyo ubigenza ku buryo urubuga rutakugira imbata, ukajya urubloka, ukazajya urugenera iminota ugomba kuba ururiho. Nabyo nzabibereka mu isomo rikurikira. Mukomeze mukurikirana amasomo nk'uko bisanzwe. ni Toso the Barber. Turi kumwe.
touch in touch. Mukomeze mukore subscribe, mukore share, dushijeho kuzamuka. Uyu munsi twari turimo kwiga isomo ry'ukuntu umuntu ashobora kubona imbuga amaraho umwanya munini. Ubutaha nzaza mbereka noneho uburyo ubloka izo mbuga zikazajya zimara, wowe wazajya uzimaraho nk'umunota ukifunga, ushyiraho igihe ushakiye. Tuzabirebera aha ngaha, niho hantu tugomba kuzabikura, kuba ushobora gufata urwo rubuga rwakugize imbata ukaruhagarika. Dore ngizi imbuga nkoresha, ngizi hano no murareba, izi ni imbuga nkoresha, ibi ni ibintu nkoresha nyine muri telefone yanjye. Noneho hari uburyo ubihagarika, nk'ino Instagram iba yaranzonze nirirwaho cyane, ukayihagarika ku buryo uzajya uyijyaho igihe gikwiriye. Sawa sawa, ciao, mukomeze mukurikirana amasomo. Ni Toso the Barber. Turi kumwe, mukore subscribe, ubutaha nzaza mbereka ibindi bintu byinshi cyane. Sawa, murakoze.